depression kubera uyu muziki. oya Waba warageze ahantu wumva uyu muziki wawuvamo cyangwa ubizinutswe byose bikaba bishobora kugushyiraho byashize abandi twagiye tubona bagwa hasi bakarambarara, ariko ukegurwa cyangwa ukazahurwa na famiye ukomokamo? yeah Yeah. Wow. kiri ko bisobanuraho cyangwa wasobanuraho iki cyanyuma ushobora gukivugaho iki ngiki cyanyuma, iki cyanyuma nari maze kwikomozaho ko buriya brother wanje mutoya Katia he owns Unico imaze gukorana n'abartiste benshi. So kuva kuri Nibido kugeza ubu ngubu n'amatiza yose mwabonye ya album, ibintu byose biri visuel byose n'ibikora. N'umwana wanjye tuvi nimwe neza and then nabashiki banjye mfite n'undi gukora fashion, imyenda myinshi y'aba Vixen nibo bayikoze. And then nka lockdown irangira twagize n'ibyago gushama n'umubyeyi, akazi kanjye gasa nk'akahagaze namaze iminsi ntari gukora, I was broke. Then turi gushutinga Mikasa, amafaranga yose twakoresheje ni mu sister wanjye wayampaye. Kugiye famille yanjye iramfasha cyane, kandi usibye nabo n'aba cousins banjye ngiye mfite famille iri supportive kandi bamporaho buri gihe so iki kintu navuze byarabaye kandi famille irabikora. Ariko si yo yonyine, hari n'inshuti za hafi byaba element n'abantu bafite ikintu kinini bakoze ku muziki wanjye, Bernard Bagenzi, ari abantu benshi cyane. Ndeke gukora liste naza kugira unsiga akabara, ariko yeah no hari umwe mu bahanzi bacu cyangwa muri abahanzi bari bakomeje wagerageje cyangwa wabigizemo uruhare mu kongera kuza, ntabwo mvuga ko wari waguye completely, ahubwo bigerageje kongera kuza kugufata akaboko kugira ngo wongere kuza muri comeback? Sinza kubyita comeback ko ntabwo Christopher wigeze singiye gukoresha, ntabwo ngiye gukoresha ngo kutuvamo, ntabwo wigeze uturekura completely ngo ugende burundu, ahubwo reka Christopher byivugire. Ariko se arabivuga gute ko ngiye mfite abantu nikwerekeza wakwanganya nk'abazi ikibazo cyanjye tumba? Reka nyibaze mu buryo nshaka nanjye. Christopher nari nshoje kuko mfite amakuru yuko Christopher, impamvu ndi kubaza gutya, Christopher ahantu Dumba ndashaka kuza kugira ngo n'abagukurikiye ni mutumirwa tuzanira aragushimira by the way babyumve amakuru yangezeho. Christopher ahantu yageze music acika intege completely, ariko ntibyamugendekera nkuko byagendekeye abandi. Amakuru mfite nuko yabifashijwemo, first of all yabifashijwemo nuko ari umusore uva mu muryango ufite ndangagaciro. Ibyo ngibyo bituma atisanga muri ibyo ngibyo kubera umuryango. Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri, abajene baramwegera, ubwo araza kumbwira amazina yabo, baramwegera Dumba bamusanga ahantu ngo yaratuye Nyamirambo, basa nkaho barwana nawe kumubwira ko atagomba kugwa. Hanyuma Christopher arongera arahaguruka aba nguyu. Yeah, so rero ibi rero nibyo nicyo kintu nashaka kugira ngo mbaze. Ayo niyo makuru mfite, ariko nyirubwite urumva impamvu ndi kumubaza nshatse kugira ngo tunabimenye, ni ukugira ngo ababimbwiye cyangwa aho navanye amakuru ababigizemo uruhare bahindabo zabo bazikwiye, cyangwa niba Christopher izindi kuzimo hano naha. Iki kintu Dumba sinzi niba rukizi, ariko kumva ko Christopher yaguye aho kugira ngo yihebe iyo depression mukubite disappointed, abantu bamu disappointed muri uyu muziki bimukubite hasi kuko twagiye tubona bagenzi be. We ibyo ngibyo bitewe n'uburera afite n'indangagaciro ze bigatuma atsinda icyo kintu, akongera akagaruka atarigeze yandavura. Amakuru ni menshi uzi ko yanjye bavuga ngo Kina Music yari yaramuzimije. Ibyo ntabwo nashatse kujyayo, navuye naje nyuma yaho. Ibyiwe no kuva muri Kina Music naje nyuma, naje hino cyane kuko ntabwo nashatse gusubira iyo hirya. Arabisobanura ko ari hano, arabisobanura. Ariko ku makuru mfite nuko nzi ko bajya ko se ndahisha iki ko nubundi iyo mvuze ngize ibanga iminota 2 minongera nkabyibagirwa. Bivugwa ko Christopher bivugwa ko wari waraguye completely byanze, ariko umuntu bita Bruce Melody we na Element
bikaba ngombwa ko aribo baje kugushaka baravuga ati ntabwo tukurikura ngo ugwe hasi baraza indirimbo Bruce Melody akakwandikira indirimbo akaza kugushaka bikagira naho wari warazinutswe uzijugunya hanze ukabyanga ariko end of the day bikarangira urugendo wongeye kurugaruka bikagenda uko so nabo bantu babiri nashaka kuvugaho nibyo bagize uruhare mu kongera kuvuga ngo vayo ntabwo twemera kugwa hasi murakoze. Yeah. Iki kibazo ni cyiza cyane. Hari umuntu umwe utavuze nawe bigizemo uruhare runini cyane, actually babiri. Umuntu witwa Bagenzi Bernard. Byarabaye bro. Narizi ko ababesha. Byarabaye man. Reka mbwiye ukuntu byagenze. Yewe nyuma urumva twarwaje mama igihe kirekire, mama yi diabetike. Nyuma yo kwitaba Imana kwa mama rero, ariko urumva mu gihe cyo kuremba, ariko umuntu kujya kureba mama wawe ubibona neza ko atazakira, ubizi stages zose yo mu gusoma amakuru byageze ahantu nyine ubona ko nyine ari she was dying. Ubwo rero mva muri mood nazanya muri studio ngo biri no kunsakuriza. Indirimbo ya nyuma nakoze mama ataramera nabi ni indirimbo nakoreye Lil G yitwa Like a Queen, ariko Lil G yaje kunsaba collabo. Nyumvisha akaririmbo ke sinagakunda, nambwira actually kugira ngo dukorane indirimbo birasaba ko ari ngiye uyandika nkayikora n'ibikinisho dukora na Made Beats. Nuko nyuma rero bitangira kugenda mbere ukuntu nkora indi ndirimbo yitwa Breathe nafatiranya akamutu turi kwa Boba, nyumvishije beat tutayikora. Nyuma rero biranga numva ntago nshaka gukora music. Umuntu yitwa Bruce rero akambwira ati man ugomba gusohora indirimbo, ngo ntago nshaka gusohora indirimbo, ngo ugomba kuyisohora. Icyo gihe afite Katerina ikiri nshyashya. Unfortunately nta ndirimbo twakoze ngibe successful, ariko nyine icyo gihe ariko nyine n'umuntu nyine wabaga ari kuza hamwe bro ndashaka ngiye guhangana kandi n'uwo nshaka guhangana nawe. Nuko yakubwira Bruce nyine afite kunara aggressive, ni ari kugusupportinga, ari ati ndashaka kugusupportinga kugira ngo turwane. Ambya bro ngiye kwirwana na kabisa na byo numvaga nshaka gufata nkabanza nkongera nka feeling music, kandi kuko icyo gihe narabananiye dukora indirimbo sinanazikunda, bako numva byari bimeze nko kunsunika na Made Beats bivaho na Bernard bishyiramo ingufu nyinshi cyane, azambwira mbabara tugende tujye muri studio. Noneho rero atanga no gusoka utuntu kutu article tuvuga kuntu Christopher yazimye, kuntu bitazasubirana n'ibiki. Ariko ngira kumva turimo turi gusoka nkumva nitubi, nafata gitari nkumva nahimba ibintu, nkumva abantu guhangana nabo ntago bigoye tu. Harakarimbo kasotse kabi cyane kandi kumuhanze nashaka kuvugaho, aragahipinga ndavuga kamera ntago ibintu byabigeze hano ndavuga mbwira Bernard ndamubwira ni I think noneho ndi tayari kujya muri studio. Ahita ajya kuvugana na Nopja kugira ngo Element twone ntarahura nawe gana na Nopja panga saduha aradufasha cyane. Abantu bwo muri Christopher gift mukomeze muzimuhe, ibi nibyo mba nshaka, gift ziba zikuye abantu nk'abo. Element ngene ntarahura nawe, ariko nyine Nopja turahura turaganira. Nopja nawe arambwira ati niba ugiye kongera kujya muri studio, urumva ariko byabaye viral, abantu bose bari babizi ko nanze kujya muri studio. Hari ukuntu rero nigirira abafana cyane cyane b'abahanzi, bahanzi rero bakazaga amagara tuba bari kweri ushaka kuntu bigena wapi me atari kuzi kuntu abahahiye you no, ariko nta mood. So nje kwa Element karaza araga petit kafite ibinyabupfura byinshi, karaza ducaying indirimbo imwe. Christopher buretse gatoyi ngutuye Element buno munsi, icyo kinyabupfura urimo uravuga shwida. Element cyane inshuti yanjye nuko ahubwo okay eka turaza kubigeraho. Okay. Element arazana ibinyabupfura byinshi, ariko ndabanza mubwira defo ngiye ngira muri studio ambwira bro sinjya mpfa kunyurwa, ibi kintu cyo kigomba kuba cyiza kandi cyane. So ari cyiza cyane nibwo yabyaze kuri defo, ariko ari cyiza gusa so nari kumbwira excellence bigomba kuza mu bintu.
ambwira ati nanjye niko nkora, nyereka production y'ukuntu abantu bagiye akorana nabo, ukuntu byagiye bigenda. So kigiye dukora Mikasa, ariko no dukora Mikasa Bernard afite ubwoba ari kumbwira ko ari kumbwira ati sasa rero comeback shobora kuba kubera indirimbo imwe cyangwa ebyiri cyangwa album ebyiri, atari kuba ufite abantu n'ibiki. Arambwira ati actually kugira ngo ibintu binagende neza ukadomagara Mico the Best. So Mico the Best ni mu bantu banditse kuri Mikasa. Yeah. Okay. So actually ikintu ngiye cyamfashije gukora comeback, of course harimo kudaheranwa n'ibyo byose byari bimaze kuba mfite supporting system nayo iri supportive cyane, ariko n'abantu ngiye nakozwe n'abantu, yaba mu kuza kwanjye na comeback nakozwe n'abantu. So abantu rero nyine bari baraterateranya aravuga bati ntago twabyemera ko ibintu bibatu nta nubwo bava muri music. So urumva harimo Nokcha, harimo Bernard, harimo Bruce, harimo Element, akazamo rero n'abasore yakamo Medbeats, akamo Medi, akamo The Click. N'aba Medi bakuri inyuma. Yeah, Medi kabisa n'umuntu ansupporting, akamubwira bro bimeze bite? Akamubwira no, it's just a feeling, just give it time and see. Well, yeah, bose bari babiri inyuma kabisa. Ku buryo nasohoye indirimbo iri ready postingwa n'ibihanganje byinshi nyine byo mu Rwanda. Tangaza makuru naryo abantu benshi twabanye neza, ariko nyine nago nabara abantu bose babigiye inyuma, ariko it's a whole almost the whole industry. Ariko amazina mentioninze niyo ya mbere yabikoze. Wamenya amakuru, watumenyera amakuru ya Meddy ko ari inshuti yawe na Shafi ndabona uri kumwe nawe menya yayazanye. Amakuru ya Meddy atatangaje ndinde kuyavuga. Na Meddy na mu buzima bwawe se ho ubone nkunda The Ben cyane. Mu buzima bwawe na ahantu The Ben wahuriramo ko numvamo Meddy nkumvamo Bruce Melody, The Ben na ahantu aziramo mu miririmbire yawe cyane na comeback cyangwa icyo cyo cyose yaba ni no Ben rero icyo gihe ntago Ben ahubwo we ahantu yazi we yamfashije vuga ni mukuza kwanjye like muri breakthrough. N'umuntu wa making sure ko akambwira abantu niyo kuvugisha. Actually yaranyandikiye ariko Ben rero yandika agatandika n'ibintu byinshi, ukavuga ntabwo umustar kameme yaba free gutya. Nsidamenya neza ararondogora bakita kurondogora. Ben rero yaramfashije cyane gukora breakthrough, I don't know akamfasha njyewe atari gufasha ngo lebo n'abagama. Yeah, so kambwira kuntu ibintu bigenda nigeze no gushaka ngo kuranza ngo kwiga, arambwira ati wowe warasaze urajya kwiga se ngo uretse umuziki muri free time yawe uzajya ukora iki? Ubwo ndirimbo gusaba iminota ingahe bikorane? No Kedumba nzabura muri Godfather iyi telefone ngiye kuyikoresha. Okay. Yeah. None se akabazo k'amatsiko nshishamo kanyaruka nayo umutego ugwemo Ben na Bruce Melody watwara nde? Bro, izi stuff sinjya nzitatininga nago nta number 1 gute na number 1 na artiste buri wese afite icyo akundirwa, urumva na bose n'inshuti zanjye bombi number 1 gute man. Uzuko urabona ikadufata umwana X uzamutse ejo bundi ushobora gushaka ikintu arusha Christophe maze imyaka kumugana na Shafi ngo 60 ukakibona. So icyo kintu ntabwo nigeze nyitatininga, ndabona narababwiye I don't think you should have done this kubera ko muri kwica amazina yanyu kandi n'ubundi baza gukora concert batabigize intambara. N'ubundi ntago Bruce asanzwe yuza iriya ball wenyine, Ben yuza wenyine. Bruce yaramunaniye hari muri covid sinayiririmbyemo se ntumwiteho n'umunyamategeko ataza kuzana amarangamutima ye. Ndumva nari ngifite ijambo, nari nkibaza Christophe ikibazo cya nyuma se mubaze njye se ko mufite ntabwo nsika. Yeah, Tofa
ugira gutya abandi bahanzi niki nuwe mwihariko nk'umwana w'umusore nk'umujene urimo kwiyubaka tubona abantu benshi bafite inzozi zo kujya kuba mu mahanga abagira muri Amerika bagajyayo The Ben yaragiye aratoroka ufite abantu bose abakubanjirije bose bagiye muri Amerika baratoroka ndetse nabo mwaziye rimwe n'abari inyuma yawe Social Mura yagiye mu Bubiligi ageze ashaka kubigana atorokera mu Budage agezeyo ajya gukora mu kabara mu kubita icupa agiye kwifuza atanze mituweli biba ngombwa ko bayanga ahita ataha wagize gutya Christophe nkubona muri Amerika tubona igihe kiragera urongeye ufunze imizigo yawe uratashye Christophe niki kiri mu Rwanda cy'umwihariko cyatumye utajya gukora amafaranga muri Amerika nk'abandi bagenzi bawe bakubanjirije nakubarira nkagera mu bantu barenga 20 bagiye bafata nk'uyu muziki bakawugira visa ibatwara bakambuka bacarira n'urababona bagaba umutari bari muri ntabwo nakurondorera amazina abaje nyuma yawe abaje mbere yawe ntawagiye ngo agaruke byagenze bite niki nuwe mwihariko niki kiri special wabonye tugomba kiri mu rugo tugomba kugisiga ukavuga ngo nzasubira i Kigali nsubire i Nyamirambo ukagera muri Amerika ukagaruka ni umuntu ufite urukundo rw'igihugu okay kubera nsoma n'ibitabo byinshi by'umuco ibintu byinshi ukuntu bimeze ariko iyo hari urwego ugeraho rwo gukunda igihugu ukagera ukagitekerereza ukavuga uti nk'ubu ngubu abantu bose bashaka kugenda ubu ngubu abantu bose babonye visa mu gihugu hasigaramo nde kandi noneho ahantu tuba dushaka kujya biriya bintu byakozwe n'abantu kandi natwe turi abandi so rero I think this is the right time ko twumva tuba hano iyo umaze kumva ahantu ari mu rugo buriya kugira mu rugo ni ibintu bikomeye cyane no muri Bible uzarebe abantu badafite iwabo bataha bava muri no muri Israel bataha kugira mu rugo niyo mpamvu habaye urugamba rwo kubohora igihugu kugira ngo abantu bagire mu rugo kuba rero ufite mu rugo ntumve ko ahantu nyine ufite uburenganzira ahantu uri connecté ahantu mu rugo nyine so mba numva ntahava ahubwo ibiri hariya byiza bituma abantu bajya kwirukira nkumva kucyo nshobora kubikoraho ngiye nabizana hano wabizana so rero nka bumwe mu bantu babikoze niyo mpamvu ntago nahakorera ko ntago ibintu byose bimeze neza ariko at least ndashaka kuba umwe mu bantu bazabifixa hanyuma generation zindi ahubwo tukazaga natwe bashaka kuza bagenda nagiye muri Canada bavuga ngo naragiye Burundi nagiye muri actually hari nubwo ngenda simbi post nka Dumba subizi ko last year nta muntu wari ubizi ko ndi muri Canada ariko nyine aho babimenye bakavuga ngo ngo ntagazagaruka no hari igihe bivuga ngo ntagazagaruka kandi bakabivuga noneho nageze mu Rwanda so ntago nkunda kuba hanze Imana ibimfashije impaye umugisha neza nk'uko nayusabye yawumpera hano ndi hano mu Rwanda kugira ngo njye hagire n'abandi banyarwanda babenefitinga sinzi ngo dufana niba afite ikindi kibazo ariko ngereka nkomerezaho niki cyagukuye muri music kose ndumva ko ngiye kurangiza n'ubundi kubona ndi ahantu hihishe wambabariye garamfurere nkabaza icyanyuma sawa rangiza ariko icyo yacyumvise icyanyuma ntabwo ndi butinde Kristo ejo nabonye ikiganiro wakoze niba ari ibyakira niba ari ibya none ariko I think ni vuba uvuga ko uri single ibivugwa ko ibyo byose niki kugarura mu rugo ari urukundo rwagusajije ukundana n'uwo wowe wita ex cyangwa navuga ko badagikundana umukobwa w'umunyamakuru kuri televiziyo Rwanda Abera Martina bivugwa ko mu bantu cyangwa muri twego tuvuga ko byarangiye mutagikundana ariko amakuru agera ku Kasamutwe akambwira ko ahubwo ari bw'urukundo ruri kugurumana ariko mwabyimye itangazamakuru ariyo mpamvu wanze kumusiga inyuma ariyo mpamvu utazibukira ngo musige inyuma Martina ko mukiri mu rukundo aho mwashatse kwivana mu itangazamakuru ariko urukundo rwanyu rukigurumana nibyo uracyakundana na Martina umukozi wa RBA Yose ariko kibajijwe nabi akibaze gute bibaze nte
ari kumbaza niba tugikundana atambajije niba twarakundanye niyo byagakwiye kuba byarahiye. gukundana mwarakundanye Ariko oya burya se oya ahubwo uriya mukobwa mushobora kuba Christopher mushobora kuba mutarakundanye ariko mwarakoze ibindi bintu. barakundanye ariko twakoze ama interviews. No. Barakundanye Christopher. Mwakundanye mbere yuko akundana n'uriya musore umwe wafunzwe agafungana na mugenzi we. Amakuru bakwanya afite agakundana na mugenzi we, umukobwa yabasuye akagwa mu nzu, umwana w'umusirikari. So gukundana na Martina mwarakundanye. Urukumva kuba mwarakundanye n'igihe wazaga muri Amerika. Wenda okay ntabwo mbihamyisha na kwijana nibyo biganira ariko nabyo yabitubwira ibyo baganiye ariko okay ariko numpakanira nka nyirubwite ndaza kubyakira tubyite rumors ariko ku makuru yariho kashe nuko wari muri relationship n'uriya mukobwa. Erega kuba byaravuzwe ibyo ngibyo ndabyemera. Hanyuma I think n'impamvu byavuzwe nabyo nshobora kuzemeramo. Ariko ntago ngiye nigeze muri relation n'uriya mwana w'umukobwa. Ntago nigeze njya muri relation. Chris karibu ku mihanda. Imihanda ngiye nyihoraho ngiye hari ukuntu rero nyanshishikana bakagira ngo nshobora kuba offended cyangwa ngo nuko ndi unbothered ibintu nk'ibyo babivuze ntabwo njya kwisobanura cyitse ngo gutya muye n'umuntu akabizanaho we can talk about it. Ariko iraze mean ko mba offended ngo mvuge ngo numve nabuza bamwirwa no ntabwo twakundanye hano basaza ngo barakundanye no. Mbwira Kristo mbwira Shafi mu magambo abiri. Shafi ni muntu ki kuri wowe? Shafi ni umuntu nabanje gupinga ariko ngiza gusanga ari umwana mwiza hari birye. Shafi nza kubona mwarahuje n'umwana mwiza. Okay Shafi mu magambo abiri, Shafi ni muntu ki ndamutse umubwiye abantu? Dumba urakoze ntabwo nongera kubaza. Ikibazo nyuma. Shafi turapingana ariko ni inshuti yanjye. Kuntu ateye rero ni akomana bro baga kibagereka kugisigiramo nta kinyabaga. So ni inshuti yanjye. Ni inshuti yanjye cyane ku buryo byarenze n'inshuti kajya no muri famille. Umuntu uvugana na mama we nawe uvugana n'aba siblings banjye ni byarenze bisanzwe. Hanyuma rero nyine akaba muri industry burya dufite kuntu Shafi phone yanjye kuzima genuzanire charge tumu umukozi wawe muri industry. Nakubwiye niyo mpamvu nicyo kibazo cyo gucumbika wajya urentinga uretse gato Shafi bari kumwe. Shafi yacumbitse kwa Kristo. Shafi nkubaza akantu niba ntacyo bitwaye. Shafi acumbitse kwa Christopher ntabwo afite aharara. Oya ntabwo yahabura. Arara mu ntebe. Christopher twereka intebe Shafi araramo. Hano dufite ibyumba bihagije ntabwo abashyitsi barara ku ntebe. Ufite igitanda wamugeneye? Erega ntago ari kuba hano ni ukubera ko ari mu cyumba ni ukubera ko ari hano nyine ubu ngubu hari mafite studio n'ibikiso arahakorera. Akaba Chrétien nawe ukora ama video ni nawe wakoze Serela nawe bari hano. So hari ukuntu rero mu buryo umwe cyangwa ubundi nyine abagomba kuza hano kenshi. Umva ngo badashaka kubaza ngo ikibazo mwe. Wagwan. Shafi iyo ntebe ya Christopher nayiryamye mirahanda. Fo. Hari n'ukuntu ajya negamo utuntu tw'udukwasi. Shafi. Yo. What's up? Wagwan. Yo, he's good father. How are you doing? I'm doing good, bro. Meze fresh. Wadi father tamanye ruzungu Burundi. Kasi ya buroro. Ni ikibazo ariko. Ni ikibazo.
Shafi, Hey, first of all, yo. congrats Musa. Pole sana kabisa. Pole sana. Thank you. Ya ntabwo Thank you, buriya thank you, man. bibaho komera cyane uri umuntu w'umugabo. Ah, Life, man. mfite ikibazo kimwe nshaka kubaza ariko kiraza kuko ofendingamo gatoya, reka nisegure. Hari icyo bitwaye uri free cyangwa wakwata ikibazo Nta cyane? kibazo. Mena umuceri. Mena umuceri. Shafi byavuzwe kenshi birenze rimwe bivugwa ko hari ukuntu urukundo rwawe ruba rwinshi rukarenga Alice utureba ariko ukaba ushobora no kureba Dumba ukamureba akana ko mu jisho. Ubwo nanze kuvuga amagambo amazina yabo. Ibyo bintu ukuri kwabyo kwaba ari ukuhe? Hari amashusho yabo yasohotse, amafoto asohoka uri kumwe n'umwe mu banyarwanda kazi babaga muri Amerika baje kuza mu Rwanda ho bita Eric Semuhungu goregoreye, bivuga ko mwigeze kugirana umubano wihariye. Shafi, nibyo uri umutinganyi? Okay, none reka mbaze ibibazo bibiri. Shafu umwana w'umusilamu n'ababara. Musa uransubiza ubabare kandi nabaje kwisemura. Umusilamu n'ababara, shafu umwana w'umusilamu n'ababara. Ntacyo. Ikibazo cya mbere. Yesa. Semungu si umuntu wese bamunanye mu ifoto bivuze ko nyine aba ari umutinganyi cyangwa oya akunda abagabo. Oya ntabwo ari byo, ariko impamvu ndagusobanurira impamvu byagenze uko nuko nawe mu kububaza uko twaramubajije nko mu mwaka ushize natekereza ibintu harabyumvishe. Eric yakubise agatwenga risetsa ntiyahakana ko ari umubano, nyuma aza kuvuga ngo ni umubano usanzwe ariko agaseko ke kadusize muri kese. Urumva? Oya. Ariko none ibyo Shafi ibyo ngibyo bigaterwa no kuva twakumenya nk'umusore wakunzwe n'abakobwa benshi, kuva wasohora akabanga. Ndibuka abana bo muri Ottawa, abana twari duturanye muri Ottawa bateruye ingutiya bazikubita ibicu batuye umuntu nuwahe ko dusaze. Ariko Shafi kugeza amasaha nturatugaragariza umukobwa mukundana. Christopher nguwe impande yawe muri video nk'itabaja. Urumva so kubana ibi bintu iyo nkoze video ndi kuririmba indirimbo nkoresha abajama muri video. Tega kuvanga akazi n'ubuzima bwawe. Bamara nkoresha umuvixen n'umujama. Oya. Okay, ngaho dushirireho umuco Musa, bidushirireho umuco hanyuma dukomezanye na album y'Umusaza. Ngewe ukuntu nteye, I think ndeba abantu mu buryo buri human form, ntago ndeba imyumvire, imyemerere, preference n'ibiki. Ngewe nkunda abantu muri in general. So ariko tukaba dufite ikibazo cy'uko nyine urungano rugari dukorera umuziki nyine hari ukuntu bashimishwa no gupushinga amagenda atariyo. Yego. Dore ko ngewe kuba naratangiriye umuziki muri diaspora nari hano mu Rwanda, abantu benshi nyine ntago bari banzi, so byari byoroshye gucreate nyine ibintu by'inkuru bidafatika kugira ngo bagire ikintu nyine bansanisha nacyo, you know. Nta kindi kibiri muri ibyo ngibyo. Njye Semuhungu ukuntu twanamenyanye, radio yitaba Imana, the legendary. Nabonye ari guposta kuri Snapchat utuvideo twe dusekeje, mfata screen record ndabipostinga. Abantu nyine urabizi Semuhungu nyine ukuntu yimereye n'umusazi, so abantu baza kunyandikira bambwira ngo ndi kumubulinga kubera nyine ukuntu ameze cyangwa turi kumuseka. Uzi ko akundi bavuga ngo you're not laughing with someone, you're laughing at them. Yeah. Shaka nyine kugira ngo homophobic. Yeah man, so nyine mbirika ko nta kibazo ngiye mfite kuri Semuhungu. Ni umuntu nk'abandi, ni umunyarwanda nkanjye, you know, ni umuvandimwe. So ni muri ubwo buryo nuko abantu babifashe nyine ukundi nta kindi. Umwana w'umusilamu narimbabaye iyo nsanga umutinganyisha narimbabaye. Wese kuri umutinganye nturi umuyisilamu Dumba? Astagfirullah Shafi, astagfirullah. We nturi umutinganye w'umuyisilamu? Astagfirullah. So Shafi, ntabwo twaba abatinganyi babiri mu idini. Shafi atumva ntabwo iki kintu ntabwo iziruma ziturutse kuri God fata byaravuze ahantu hose. Ushaka kuvuga iki men?
Dumba ushatse wavuze ko ari umutinganyi ariko ntabwo ashaka undi muyisilamu waba umutinganyi nkawe. ariko hari umuntu w'umutinganyi ufite izina ry'abasilamu hano. Izina ry'abasilamu. Inde. Njyewe narabyemeye ko ndiwe wariyakiriye. Nariyakiriye. Rero Shafi ibyo bintu urimo uragenda wibuzabuza birakureba. Reka mbigusigire wowe kabisa. Reka mbigusigire abo twaba babiri. Reka nigumire kabisa ku bana. Ntabwo tuzakwerukaminga nugaruka muri LGBT uje gufata amafaranga. LGBT ABCDFG. Uracyafite question za mureke kino debate cy'imbere kuri Oya n'abantu me. No, nani Shafi. Abonye yahiye none Nasha iki kintu cyawe uragakindya. Iki kintu cyawe uragakindya nshaka kuzakibaza Shafi. Urumva? Nshaka kuzakubaza iki kintu kuko urukumva. Iyo ibintu byagiye kuriya mbere buri haruko nanjye burameze nk'umuntu mfitemo ukuntu meze mfitemo ibisazi mbere nabanje kwiyumvamo nyine nko barabatse ngo ni gati gato yaturukaye. Ariko none bakanabwira ko wiyemera wirata ariko nyuma nza gusanga ntari biryawe arantu wigeze kunyura gutya sanga ntari biryawe uri umuntu muzima. Urumva? Umugabo se n'uwuhe hite ebyiri. Oya no bro shafarakoze kuva afite hit ebyiri izo yabafite zose shafarakoze Dumba industry mazimi igihe gito ntago wamenya uburejande bwanjye. You've been here for 15 years. Ibintu byinshi byo kwiga. Sawa nyine. Dumba, thank you so much. Thank you. Nani, Shafi, thank you, big man. Yo, bless up, man. Thank you, God. Tofa. Buraho ngaho Kira interview yawe, man. Nta kintu Christopher nta kintu uvugana n'umuntu ufite hit ebyiri. Ndashaka kujoininga nanjye mbaza uyu mujya mu bibazo. Oya. Munyemvite. Dumba ntukafata underground ngo uze n'abastari. Thank you so much. Uyu musano ubeshya imyaka ngiye mu kubita ibibazo me. Genda mu cyumba hari umuntu uri kubwira ngo waretse ngo umuziki kuri uwo muyisilamu koko. No? Haram. None se ibintu abantu bakora amafuti menshi nibo bakunda kugira inama abantu cyane. Warebye ibyawe warebye life yawe ugakora iby'ubisilamu butegeka. Nanjye nkamenya uko nimenyera ibyawe. Ngojya guteka. Ari kureba mu nkono yanjye iyo iri gushirira. Tawanye. Tofa nagaruke. Yo, bless up mege ndagiye. Urakoze cyane. Uri stable ndabibonye. Christopher ntukazagirira abantu bananiwe abantu bafite hit ebyiri mu bantu. Oya urumva taturi hari sinzi umuntu avuze ibintu byo kuzamura abana ngo nazamuye abandi dore nguyu dore nuringwe mba ndi kuzamura by the way mfite abantu benshi nagiye ngira uruhare mu muziki yabo. Nuko ahubwo ntakunda ku ama credits ngo bambwire ngo Shafi ndagusora. So nuko nakunda ama credits nkunda gukorera ibintu nyuma niba ari umuntu mfashije nyine nkamufasha we akana benefiting aho ikintu kiri cyaye ariko nyine nta kumvuga ntabwo numva ari ngombwa no kumishoninga amazina usibye nka Shafi nawe baje hano gucumbikisha no gukoresha imiziki no kwandikisha no kurya ubu ngubu uraza kuva aho ngaho ibiryo byashize kandi Shafi ratio irashira vuba. Boya dusigaye tujya mbere kugira ngo ataza kudusaba. Ikibazo bari baravuga kuri Shafi abantu benshi bajya bakikubaza bajya bavuga ko uri umuntu wiyemera. Ubivuga ntago ari bwumve ko abantu bavuga ko wiyemera. Ndabyumva kabisa.
ubivugaho iki? ariko nta nubwo mbihakana, nta nubwo njye mbihakana bro, kubera iki se ntakwiyemera man, like kwiyemera bitwaye iki? Kwiyemera nta kintu na kimwe bitwaye. Reka nsobanurire no point, sibyo? Kwiyemera bituma wiyubaha, kwiyemera bituma uvuga uti kwanza umuntu w'umunyarwanda wese agakwiye kuba yiyemera, you know, bagakwiye kuba ufite boundaries, ufite ahantu batarenga, bagakwiye kuba, and there's nothing wrong in kwiyemera, kwiyumva, urumva, upfa kutagira usuzugura. Ntabwo rero nta muntu nasuzuguye, nta muntu numva ndenze kurusha, ariko njyewe gutya meze mba numva nta kibazo na kimwe mfitanye nanjye man, nubwo buryo niyemeramo. Okay, Christopher, hari ukuntu twebwe nk'abafana tuba dufite freedom yo kuvuga, yo guhanganisha abantu, cyangwa tukavuga ngo Chris ni uwa mbere cyangwa Alice ni uwa mbere cyangwa bla bla, tuba dufite freedom yo kuvuga, yo kubagereranya uko tubishaka. Ese ubona nyine umusani, umuhanzi kuvuga ko arenze, hari ikibazo bivuga? Nibyo ngibyo nyine ndi kuvuga kwiyemera, ari ikintu dufite mu muco nyarwanda cyo gushaka gukunda abantu ngo bari humble. Bro, kuba humble it doesn't mean kuba humble ntabwo bivuze ko kuba uzi agaciro kawe, it doesn't mean ko wishyize hejuru y'abandi, right? Yes. Abanyarwanda rero bakunda umuntu wishyize hasi akajya munsi, no, like nyine dukunda abantu kuri levels zabo, you know, kandi ntukabe threatened na confidence z'undi muntu.